the team and to be aware of where we stand and what we need so that we can qualify for the AFCON. Thank you. Mr. President, if you allow me to engage and follow up with Okay, so let me first give the coach the opportunity to respond first, and then I will respond on my question. Okay, I think I'm going to respond to all the questions at the same time, because they're quite similar in yeah, thank you. I think the most important part of the question is how we have declined since I have left, and why is that the case? I can't say as to why. All I can say is that I'm going to fix it. It will not be easy. I think there are a lot of things that we need to do. Maybe not all in one day, but I would like to do as many things as possible in one day. There's 24 hours in a day, so what should you expect? No surrender. We're going to fight. I think the minimum requirement from players is effort. To want to play for your country is the greatest honor any athlete can have, is playing for your country. So that alone is the motivation to play for the Amavubi. How long you play is up to you, but I think we have to make some changes going forward. It will not be easy, there will be difficult things. We need to prepare to win games. Everyone says, AFCON. What have we done in the last 10 years to qualify for AFCON? What have we done in the last 12 games to qualify for AFCON? Conceded 16, scored 6, won 3, drawn 2, and lost 7. Those are our last 12 games. Something is wrong. I will fix it. It will not be in one day or 2 games or 4 games. But you will see from day one a better team, more effort than we have had in the last 10 or 12 games. That I can promise you. I think I've answered the question. Thank you. So I think B izakinwa tariki 29 hanyuma finali ya group A izakinwa tariki 30. Of course turahamagarira abanyarwanda atari kuza gusubana Amavubi gusa ariko no kugaragaza ibyishimo bwo kwakira competition mpuzamahanga nawe yitwa friendly game, ariko ni competition mpuzamahanga izaba ku isi hose mu bihugu 8 kandi bizaba biri live diffusé hafi ku isi hose. So tuhamagare rero abanyarwanda badukurikira hirya no hino kuza gushigikira ayo makipe no kugaragaza ko dukunda ruhago yacu nabari Amavubi gusa, ariko ruhago yacu na amakipe yose ashobora kudusanga kandi agakinira mu Rwanda, cyane cyane muri saison ya FIFA series. Hari Ruben ndetse n'abandi bashinzwe social media yacu nyangu uyu munsi batangiye icyo bita activation. Akenshi iyo activation icyo dushaka nuko abantu bongera kuza kuri stade, not only kuhabana ibyishimo ariko no kusabana n'abandi. N'ibindi twongeyemo rero birimo tombola icyo dufasha ni iki cyangwa se icyo ifasha abakunzi b'umupira w'amaguru no kugira ngo amafaranga ya 2,000 wasohoye byibuze usohoke ufite amahirwe ko watahanye na moto, cyangwa se bivuze ko ufite amahirwe ko watahanye kade
yo kugura esanse yo ufite imodoka cyangwa utanayifite ushobora no kuyigurisha ya Rubis, ukagira amahirwe yo gutombora some cash money prize, izo lucky draw zose zizaba. Ariko icyamukuru kirimo ni umufana uzatombora imodoka. Imodoka izatomborwa kuri finale izaba kuri tariki 30. Ubwo turizera ko Amavubi azaba yageze muri finale, nawe azaba hari match ebyiri. Hanyuma ndabyita umunyamahirwe uzaba waje kuri stade, apana kugura tiki, kuza kuri stade agatombora imodoka agataha yemye yitangiye amafaranga 2,000 gusa. So icyo dushaka gukora hano ni iki, turimo gukora partnership na private sector yacu kugira ngo tubashe gukora activation y'abantu, byibuze tubone abantu barimo kuza kuri stade. Utaje kuri stade gusa tingiye kure amahirwe niba nahana imodoka cyangwa moto cyangwa n'ikindi gihari cyose, dufite amatike y'igikombe cy'isi, ariko umuntu akaza kuri stade no kwishima. Ibyo rero ni part ya activation site iyi FIFA series, ubafatwa imbaraga ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo tubashe kugeraho. Icyo tusaba rero media ni ukudufasha. We want people in the stadium, abantu baze barebe. Nabonye kare umuntu umwe kuri social media yandika ati ntabwo azaza muri stade bataramubwira abantu bazakinira Amavubi aho bari. So sinibaza niba amazina niyo yakuzana kuri stade. Kuba ukunda Amavubi nuko tuba dufite ubushishozi twakoresheje ndetse n'ababifitemo ubumenyi tukurusha kuba bafite selection. Ariko icyo mbabwira cyo kuri selection tuza kumva mu gice cya kabiri cy'iyi press conference harimo amazina mashya mutari muzi, and we are hoping to get more names kugira ngo turebe ko tuzamura Amavubi yacu. So sinzi niba ari ikindi nibagiwe muri FIFA series. Njyangwa byinshi nibyo. Uko iminsi izagenda iza turadukora updates kuri media n'ama side. Okay, yes, dufite na side event ni ibindi bikorwa twifuza gukora muri icyo gihe cya FIFA series. Igikorwa cya mbere kizaba kuri 28, izaba ari kwa gatandatu. Twifuza gufatanya umuganda n'abatumirwa bacu bose kugira ngo tubereke niki dufite, kugira ngo abaturage b'u Rwanda bifatanye n'ubuyobozi bakora umuganda. Maybe ni ibintu batarabona kandi maybe iwabo bishobora kuzazaba vuba, ariko dushaka gufatanya nabo kugira ngo tubahe iyo social culture y'u Rwanda. Ubwo tuzafatanya mu Rwanda, turimo umuganda. Ubwo turimo gukorana n'umujyi wa Kigali kugira ngo tubitegure neza, kugira ngo mu cyumweru cyiza uwo muganda uzakorwa n'ayo makipe yose n'abayobozi bacu ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange. Ubwo nayo tuzabibamenyesha. Ikindi kintu cya kabiri, tuzaronshinga umugaragaro icyo bita FIFA Arena. FIFA Arena ni ibibuga bito byubatswe kuri metero 40 kuri 25 tugenda twubaka mu nkunga ya FIFA ndetse na leta yacu mu bigo by'amashuri bitandukanye. Muri kontra ya mbere twari dufite ibibuga 10 bya FIFA Arena, ariko mu gihe gishize perezida wa FIFA rino yemeye ko agiye gukora ibindi 20. So tuzakora official launch y'ikibuga cya mbere ku mashuri ya Kagarama Kicukiro, hanyuma tuze terrain d'entraînement bizaba nayo yarangiye, ariko ibyo bizaba ku itariki 30 iyo activity yegiye. Hari n'ikindi dushaka kuronshinga mu buryo nakwita tuzaba tubikoze u Rwanda na new campaign ya FIFA yitwa Boots for All. Boots for All ni campaign yazanywe na perezida wa FIFA
gufasha abana bato batishoboye kubaha goji. So icyo gihe ubwo tuzareba n'abana duhera kuri iyo campaign bakiri bato bakunda umupira ariko bakuga kubwira ati njye mbuze goji. Abantu bazi umupira hari umuntu yavuze ati iyo ubajije umwana n'icyo ushaka, abana bakiri bato hano, abantu bafite abana bato b'abahungu ndetse n'abapapa, umwana wese azagusaba ballon kuri anniversaire, umupira akina adakina ni instinct biri ku mwana muto w'umuntu. Ukunda gukina azakubwira gutyo. So we want to see muri iyi campaign ya Good for All izahera mu Rwanda ariko n'ibindi bihugu bizatangira iyo campagne, hari Niger ndetse na Mexico, ariko the first footprint izabera hano mu Rwanda. Ubwo nayo tuzayilauncinga kuri tariki 30 z'ukwa gatatu. Izo nizo nakwita side events, ariko u Rwanda rwacu ruragendwa nijoro, turimo gukorana na RGB no kureba ese umuntu iyo yashatse gutembera, abantu baba bazanye n'aya ma ekipe bajya he, yafata akagoroba hehe. Ubwo nabyo izindi side events ziri private, ariko nabo dushaka ko bataha bafite image y'u Rwanda imeze neza. Rero reka mpagarike hano dufate seri y'ibibazo na 5 bya mbere. Mushobora kubaza kuri FIFA series, mushobora kubaza kuri coach, hanyuma tukareba ukuntu dukoresha umwanya wacu neza. Murakoze cyane. Thank you, Maurice.